seko mutikiriza mwamaze kurakara. Urubanza murabizi ko ruhari. Bibiliya ivuga yewe ko buri wese azahemberwa ibyo yakoze. Siko biri ndetse mu byahishije 22 umurongo waho 12 ho aravuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano ngo ngororere buri wese bihwanye n'ibyo yakoze. Amina. Byerekana ko abantu bazahemberwa ibyo bakoze. Amina. Kuko niyo banyuze n'amaso nkabareba nkabitegereza mu maso mbona nta rubanza mufite imbere yayo. Ntabwo umuntu ufite urubanza rero namwe ntabwo asa namwe. Urubanza mwaba mwarabwiwe igihano kirimo gikuru cy'umuntu uzatsindwa ni ikihe n'umuriro n'urupfu w'iteka. Ese reka mubaze baramutse bagushyikirije dosiye y'urubanza bakakubwira ko wanditse kandi nutsindwa igihano n'urupfu wasigara umeze wahahamuka wasigara n'ubwoba ndetse wacika ururondogo hahandi uzajya n'umukecuru nk'uyu umukecuru uri muri aho uterega nararezwe utese uracyasega unsengere muntu wima byakomeye urubanza ngo nintsindwa n'urupfu mu nsengere. Buri wese uhuye nawe uri mumubwira uko bimeze. Ubwo se namwe niko bumeze nk'abiteguye urubanza? Nongere mbaza akabazo, uramutse ubonye amafaranga muri icyo gihe dosiye wayibonye bakubwiye ko urubanza ruri hafi, dosiye bayiguhaye bakubwiye ko rutsindwa n'urupfu. Muri iyo minsi gihangayitse wajya kubona ukabutomboye nka $20,000 wazikoresha iki? Wazikoresha iki? Aha mwene data icyambere wakora ni ibintu bibiri wakora bitubwiye cyane nare ngurunguru umuntu uri buburana urubanza avoka cyangwa se cyakabiri nkareba ukuntu ngura inzira nzacamo amatora ugatora. Yesu amuhumugisha bwinshi cyane. Ngiki ibintu bya mbere bibiri wakora, ariko hari n'icya gatatu nacyo gitekerezeho. Icya mbere we yakora yashaka avoka, kuko nta kindi wamarisha amafaranga angana aricyo washyikiriye dosiye iri mu gihano cy'urupfu. Kubera ubwo wowe ufite ntiwanayarya ntabwo umira ngo bigende. Ngaho reka mwene data tubwire mu cya gatatu wimva yakora. Ngewe hagati nakora ariko hari abandi bagikora atanga ruswa kugira ngo yes ari benshi bagikora. Yesu amuhumugisha. Ni ukuvuga ibintu bitatu wabyumvise. Ibintu bifatika umuntu akoresha amafaranga afite dosiye ivuga urupfu. Icya mbere ashobora kugura avoka ndetse ntiyishyure umwe, batatu bane bazungikanya bagafatanya kugira ngo icyaha bakimugureho. Icya kabiri ashobora gushaka uburyo yatoroka, agashaka pasiporo, agashaka uburyo azacika akigira kuri aho batazamubona. Icya gatatu ashobora gutanga ruswa, akegera abacamanza akabatereta akabaha akayabo k'amafaranga kugira dosiye muyigereze. Siko byagenda mwebwe siko mubyumva? Mwebwe siko mubyumva? Ndagira ngo mbabaze nkawe ubwawe uyu munsi amafaranga uburyo yakoresha niba witeguye dosiye utekereza w'icyo yakoresha yawe ari ubona yakoresha iki urubanza ruri hafi. Icyo ni ikikwereka ko urubanza nta gaciro mwaruhaye. Uramutse winjiye mu buryo bw'umwuka sindi bubisobanure wagombye kumva icyo bita gushaka umuburanyi uzakuburana umwunganizi. Mu buryo bw'umwuka wagombye kumva icyo wagakoze. Amina. Wagombye gutekereza icyo bita gutoroka, gucika urubanza ugashaka ahantu hari amahoro haguha umutuzo n'umutekano, sibyo? Kugira ngo ucike urubanza ukabyumva mu buryo bw'umwuka. Wagombye kuba wumva mu buryo bw'umwuka icyo bita gutanga ruswa no gutereka umucamanza kugira ngo dosiye isibe. Niba umunyamwuka wagombye kubyumva usabye kubigera gusobanura. Amina. Ikigaragara cyo ni kimwe nuko abantu bavuga urubanza gusa, kandi hari impamvu umuntu uvuga ntimurishyire mu bikorwa. Icya mbere mukunda kubeshya. Urukundo mukunda kubeshya. Kera tukiri abagaturuka twaririmbaga ngo twaremewe kuzajya mu ijuru niho twese tuzishimye iteka. Tumaze kuba Pentekote tukajya duseka abagaturika ngo ariko rata bararimenye ngo nawe se twaremewe kujya mu ijuru ngo cyangwa ni ukurikorera. Siko twajyaga tubaseka, ariko se wowe tekereza nawe bimeze bite? Mwebwe uko muririmba se ukazibaririmba murarimo ngo tuzajya mu mwuka rimwe tuguruke mu kanya gato tuba twarigezemo hejuru ryahumuye we. Haleluya, amina. Ngo nubwo muzaguruka urubanza n'urw'abandi mwebwe ndumva ari umunsi umwe
mu gitondo kare mukazinduka mwangiye mu mwuka mwagurutse mwagiye, urubanza n'urw'abandi. Aho niho mugera mukabeshyana, niba harimo umwe babiri batatu bazaguruka, abandi bose bakagenda muri iyo nyikirizo bakikiriza ngo tuzaguruka. Ibyo bigatuma udatekereza ku mirimo ikubiye mu byo uzabazwa, aho mukishyiramo ngo nzaguruka. Nyamara urubanza ruri imbere yawe kandi uzaguruka. Hari indirimbo nyinshi nk'izo mujya muririmba, naza umunezero naza, azaza aje guca urubanza kandi mu rukiko si mu rukiriro. Ariko umuririmbyi mwiza w'umuhanga w'umuhanzi mbabwira ko yararirimbye ngo umunsi w'amarira menshi uri hafi, umunsi w'ibyishimo byinshi, buri muntu azajya yivugira ibye, nitugera imbere ya rwa rukiko uratsinde. Amina. Wowe yarebye kure cyane. Iyo urubanza ruje bamwe baranezerwa abandi bakarira, kuko habaho gutsinda no gutsindwa. Ntabwo rero ari ukuvuga ngo ni umunezero gusa kuko azaba azanye urubanza. Icyo nicyo kirindagije benshi uyu munsi bicaye bumva batekanye, ubwoba bwarashize kandi hari ibyo basabwa gukora batubahiriza. Imana ibitabara. Ikigaragara cyo nuko dosiye y'urubanza ubundi murayizi. Buri wese ashobora guhagarara imbere y'abandi akababwira ibyo azabazwa n'ibyo bo bazabazwa. Murabizi na dosiye murayizi. Ikigaragara nuko abantu ntabwo bazi dosiye, kandi Yesu Kristo se murabizi perezida w'ikigori we muramuzi, ni Yesu Kristo umwana w'Imana, niwe perezida w'iki. Nta nubwo witaba urubanza rugiye rishaka nabikunze, niyo utanabikunze urarwitaba, kubera ko kwitaba urubanza n'itegeko. Ubihunge rero ubyigizeyo cyangwa ubitekerezeho ntiruzabura kuza. Reka rero mu nshingano nawe ndangiza ngusomere dosiye yawe. Mu nshingano nawe harimo gusoma dosiye y'urubanza. Ngiye kugusomera dosiye. Mwese uko muri hano mwumva Ikinyarwanda, uwatumva Ikinyarwanda ashyira akaboko hejuru, atumva Ikinyarwanda akeneye ubundi busobanuro ashyira akaboko hejuru. Aha, Yesu abamugisha. Impamvu mbaze icyo kibazo bagira ngo mutazitwaza nk'abantu bajya ku nkiko bagatangira kuvuga ko dosiye yatanzwe mu rurimi batazi. Mubazi se ngo ntibahindure urukirego ngo babishyire mu rurimi bumva neza. Ubwo ni ukugira ngo nawe utazagira inzitwazo ugendere irubanza. Ngiye gusoma dosiye mu rurimi wumva kandi nabwo ni muzahura, utazagira ngo uzahura mu rurimi utumva, uzahura mu rurimi wumva. Reka aho gusomere dosiye yawe. Dosiye ngiye gusoma ntabwo yanjye nayanditse, ahubwo niyo Yesu yasize ngiye kugusomera. Soma muri Matayo, ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, ibice byaho 25, umurongo wa 31 kugeza 46. Matayo ibice byaho 25, umurongo wa 31 kugeza 46. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uvuga gucirwaho iteka. Muri Bibiliya y'Umwe y'Igifaransa umutwe w'amagambo uvuga jugement de Dieu. Rubaho mu rubanza rwa nyuma cyangwa rw'Imana. Aha rero umutwe w'amagambo uvuga gucirwaho iteka. Reka dusome. Utega amatwi nk'umuntu ugiye gutega amatwi dosiye, kandi uyizirikane ayitekerezeho nk'usomewe dosiye, kandi nk'urubanza rwegereje ugiye kubura. Umwana w'umuntu ubwo azazanye n'abamarayika bose bafite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe, amahanga yose azakoranyirizwa imbere ye, abarobanura nk'umunyarwanda intama mu ihene. Intama azazishyira iburyo bwe, nawe ihene zishyire ibumoso. Umwami azabwira abari iburyo bwe ati, nimuze mwebwe abo data yahawe umugisha, murabwo ubwami bwabatunganirijwe uhereye ku kurema kw'isi. Kuko nari nshonje muramfungurira, nari mfite inyota mu cyo kunywa, nari
bangahe? Tekereza nk'abana bose umaze kwandika. Ni kangahe waba uteguriyemo ukagenda hariya ku bitaro CHUK cyangwa ni Gahanga n'ibitaro bya Kicukiro ugasura abarwayi batarimo mubyara wawe cyangwa atari wamukire muturanye dore ko abakire batajya babura abasura ubukize baraza. Si byose umukire yarwaye agiye mu bitaro mwese mujya ku telefone do aro mwaramutse mumeze mutese yo mwihangane batugiye ko murwaye maze ntimugemure turagemura. Uwo se yabuze ibiryo ubu kangisha ngo uragemura yabuze ibiryo ntaba ariyo se batagemurirwa. Uzagenda saje kuzasanga ibitanda byanditseho ngo uyu ntagira umurwaza ntanagemurira n'ikindi cyanditseho gutya wabuza mugemurira se uwo mukobwa uzabagize nuko mukunda cyangwa no gukunda ibyo tuzi ni ifutu ushaka imodoka ni amafaranga ushaka uzamuguza nta kindi n'ibyo akunda si ukunze. Niyo mpamvu umukene atagira inshuti. Umukene ntagira inshuti. N'ikimenyimenyi abakene nibo batera umwaku. Nta mukene utera umwaku. Siko biri? Abakene nibo baroga. Nta mukene uroga. Umukene yazindukiye wagikomanga ku rugo na twadutende twaturutse tutasa utangira bavuga ngo ariko yabazindukiye nje kuntera umwaku mugenze bite. Nyamara yari umukire uvugije amahoni we ngo ntabatera umwaku. Imana dutabara. Nyamara ibyo byose urabikora buri munsi ukibeshya kurimo kujya mu ijuru. Reka nkubwire bazindukira iwawe bari muri wamfungurire aho kubafungura kumana cy'ukubwire. Urambara irikwije imyenda wasaguye ntawe ushobora kwambika. Urahinga ukeza cyangwa ukora akazi kawe ugahembwa ukagura agafuka k'umuceri ukakarya n'urutete rwanyu mukoresha nk'inkono ukarurya. Warangiza ukaza mu rusengero sinakubwira uririmba indirimbo y'ijana umunani barayizi se? Yesu Mukristo ndahora niwe haleluya mu bihe byose ngeze kukumva amina amina. Umukristo ibyo bikabyo umukristo mu ijuru bakakureba bakavuga ngo nta nubwo ugezweho umunsi umwe n'inda yawe niwe ninde ufungurira mukristo ki? Ubwo mu ijuru bavuga ngo nta mukristo kurimo wowe uri muri hesha amahoro ngo kugeza ku gupfa nzaba nkiriho. Uko manzi wawe cyangwa wawe uri muri wamfunguriye wangwanyeho ko naburaye wangurije byibuze 500 ubu uri kumubwira ngo ariko namwe murakabye ariko ntimugakabye genda zamukiriya mu mujyi mu bakire twebweho nta n'ibyo twifitiye genda ntimugakabye rwose. Reka nkubwire ibanga warazi ko ubwo ari Yesu waje kugusura warubize ko ubwo bari uje warangiza ukavuga ngo komeza agenda mu bakiri ya ruguru mu mujyi genda komeza agenda wagera mu rusengero n'indirimbo y'ijana na 11 mu nyikirizo yayo arararara Yesu ndamukunda Yesu ndamukunda. Ubundi Yesu ukunda uramuzi umuntu muzima arabeshya akabeshya Imana urabutanamuzi uramukunda. Rimwe tukirabaga tubika urwo rugero sinjya n'uca uramfasha cyane twajyaga tugira umuhango wo gushengesha akamyo mutagatifu y'Ukaristiya. Nuko umunsi umwe turicara dutuje nk'uko mwicaye twipfujije ubusa turirimba za zindi zituje cyane twigize abatagatifu turimo turirimba ngo turamisa twiherewe na Yesu mbese twumva dutunganye cyane mu mutima twiteguye Yesu ugiye kuza. Hanyuma faratira barinjiye. Faratira yiza cyane arinjira abafaratiri naba bitegura kuba abapadiri baba barangije seminari nkuru. Abarinjiye avuye mu cyumba bita sacristie arinjira afite icyo bita ostensoir ni icyuma kibengerana kimeze nk'izuba kiba kirimo Ukaristiya ku buryo igaragara yose. Aratambuka araza agera hagati ku twebwe atunyuzamo amaso aratureba ngo yewe ngo mwararindagiye kabisa turikanga twararindagiye twaje gushengerera ngo niko ngo reka mbabaza ngo Yesu uwo mubeshya ngo mwaje gushengerera ngo muraturanye hariya yaburaye wabirira n'abimena ngabana bisigaze kuje ku isahani yambaye ubusa imyenda urarunze arwariye
ngo nimumara kwandwa ngo mumbwire nze mbijyane arigendera. Ngaho nimwandwe nimumara kwandwa mumbwire nze njyane sakaramento. Icyo gihe nari nkiri umugatulika, ariko Imana imaze kumpa ubutumwa ndetse ishyizeho n'imbaraga zayo zose, nahise mbona ko wa muntu afite umwuka w'Imana muri we. Igiteye ubwoba ijambo yakoresheje, utinye ko nshobora kurikoresha nkavuga ngo ntacyo nayo gumya wanje. Amaterano yawe udaca, amasengesho hehe, ibiki n'ibiki uhoramo, wirukana uciye ku rugo rw'umutidinya kujya muturanye udashobora no guha amazi yo kunywa. Uri mugenda wanjye ugiye gushaka Imana mu nsengero, ugeze na wa mfungure byibuze n'abahutuwe ngo wamfashije. Iyo ugiye kumurobanura igiceri cy'icumi ntacyo kigura mu mujyi wa Kigali, haba n'urwembe haba n'ikibindi, ukaba ari cy'umuha, ntacyo gumya wanje. Urahinga ibishyimbo ukeza insina, nabonye mufite insina, ibitoki birera, ukabirya ukabirangiza nta n'iseri uvanyeho ngo umuri indirimbo z'urudaca. Ngaho gumya wanje. Ikizababwira ko mwandwaga ni umunsi azaba akubwiye ngo mfigura wamuzi ibintu kandi uzi ko wari mu nsengero. Ndagira ngo nsoreze ku ijambo rimwe, turi abakozi b'Imana, dufite imirimo itandukanye kandi dukora. Amina, amen. Mwebwe ntabwo mwemera ko turi abakozi b'Imana mu buryo butandukanye? Turimo abaririmbyi, turimo abavugabutumwa, abadiyakoni, abarimu, abapasiteri, abashumba, imirimo itandukanye yose turayikora mu nsengero. Siko biri? Dukorera Imana. Usibye natwe dukorera imirimo, nawe wicaye ufite imirimo myinshi ukora kandi ukorera Imana. Ndahamya ko uru rusengero runguru ntabwo ari abasuwede bene baje kukubaka aha ngaha. Nabo muri Suwede si amafaranga yanyu, siyo yarwubatse. Ibi byuma abari ibisi mwabiguze si amafaranga yanyu, ni ukuri mukorera Imana. Bababwira ko imirimo murimo gukora muzagira izabagendereza. Izagira ite? Ariko wabivuze cyane. Mwebwe siko mubizi imirimo murimo gukora muzagenza gute? Ni ukuri rwose, uko ni ukuri kwemeye. N'Imana yarambwiye ngo uko ni ukuri, ngo uzagenda ubabwira ngo ni ukuri. Ababikora babikunze bose bizabaherekeza. Amina. Ariko irangije arambwira ngo ariko wowe uzababwire ngo ikintu cyose giherekeje umuntu iyo aheze inyuma y'urugi kubera ko rufunze nacyo gihera hanze. Mwabyumvise? Igiherekeje umuntu kimugenda inyuma, iyo asanze urugi rufunze agahera hanze nacyo gihera hanze. Mwabyumvise? Murimo murabyumva? Irangije irambwira ngo ariko wowe uzabere ubabwire ngo imirimo tumaze gusoma muri Matayo 25, mwayumvise? Murayibuka? Ubwo muracyayibuka? Nari nshonje, nari nambaye ubusa, nari mfite inyota, nari umushyitsi, ndwaye, ndi mu nzu y'imbohe. Imana yarambwiye ngo iyo mirimo ntiherekeze. Ngo iyo mirimo ntabwo iri mu mirimo iherekeza. Ntabwo iyo mirimo iherekeza umuntu, ngo ahubwo iyo mirimo niyo imugenda imbere yarangiza ikanamukingurira. Amina. Mwabyumvise? Iyo mirimo ntabwo iri mu mirimo iherekeza, ahubwo iyo mirimo niyo imugenda imbere yarangiza ikanamukingurira. Nicyo cyatumye Yesu avuga muri iriya dosiye ko ari byo azabaza byonyine. Ntabwo yarayobewe ko abapasiteri bahari. Mwigeze mwumva hari umuntu yabwiye ngo karibu wari pasiteri ngwini buryo? Mwamwumvise? Hari diyakoni yahaye karibu urata wari diyakoni mwiza karibu buryo? Hari umuririmbyi, hari umuvugabutumwa mwumvise yahamagaye ngo warigishaga bagafashwa ngo ngwini buryo? Kubera icyo atabahamagaye ari abakozi b'Imana, ni uko azi neza ko iyo ari imirimo iherekeza umuntu ahererwa amakamba yinjiye. Amina. Iyo ni imirimo iherekeza umuntu akayihererwa amakamba y'abazikwiye. Yesu yavuze imirimo izakugenda imbere kuko rero yonyine azakubaza akabanera ikintu. Amen. Ndarangije gusera Imana, gusaba gusera Imana. Muri mwe ntihagire usenga isengesho ry'abapfapfa, hari isengesho mujya musenga Imana aho kugusekera ikaguseka, ikagufata nk'indinde zitazi gusenga. Nta yindi mpamvu, nuko ni nacyo kinatuma benshi muri mwebwe mutagira urukundo,
nuko aho kurwishakamo mu rusengero mukajya ku mavi mugatakamba ngo Imana ibaho urukundo. Imana yarambwiye ngo ntabwo itanga urukundo, ntabwo ari Imana itanga urukundo, ahubwo ni Imana ishaka urukundo. Amina, amen. Ndabona mutabyumvise mubaye nk'abagira akabazo, reka mbabaze. Ndabona hano mutera isi, mucukura umwobo mugashyiramo ifumbire mugateramo insina, hanyuma iyo igihe cyo kwera kigeze nimwe mujya kugura igitoki mu isoko mukaza mugashyira ku nsina zanyu. Igitoki kiva hehe? Igitoki kiva hehe? Kiva ku muhinzi cyangwa kiva ku nsina? None se niba mwarasomye imbuto z'umwuka, imbuto ya mbere ni iyihe? Galati 5:22. Imbuto ya mbere ni iyihe? None se umuhinzi niwe wera imbuto cyangwa igiti nicyo cyera imbuto? Igiti cyera imbuto. Uwiteka ni umuhinzi, wowe uri igiti yihingiye. Amina. Aragushakaho imbuto apana ibyo kumusaba imbuto. Wabyumvise? Nawe tekereza usanga insina irimo isigana n'uwayiteye. Insina irimo ibwira uwayiteye ngo mpa igitoki, nawe akayibwira ati ariko ko naguteye gushaka igitoki wampaye igitoki, nayo ariko wampaye igitoki. Ubundi ubwo urumva ninde waba ari mukuru wundi? Umuhinzi yagombye kuba ari mukuri, yateye insina ishaka igitoki. Ntabwo insina yagombye kwisa umuhinzi igitoki. Muntu usengera urukundo ngo Mana ni urukundo, nawe urinde indagize mu zindi. Nta muze ibyo usaba ntiteze kurukundo, ahubwo rwishakemo kandi urwibonemo. Amina. Kandi nta kintu Imana itakoze. Ndashaka kukubwira ibintu bitatu Imana yakoze kugira ngo were imbuto. Ikintu cya mbere, yakuvanye mu magana menshi y'abanyabyaha. Amina. Siko se mwe muririmba mu ndirimbo ya 5 mu gakiza? Yakuvanye mu magana menshi y'abanyabyaha, irakwitoranyiriza y'ubwayo. Yagutoranyije ushaka imbuto. Mbese nk'uko wagenda ugasanga urugemwe rwambere mu gihuru cy'amahwa, ukaruranduramo, ukarutwara ukarutera mu murima wihingiye kugira ngo ruzere imbuto, niko nawe yabigukoreye. Igihuru cy'amahwa waramereyemo ntukizi, aho watangiye ntuhazi, hahandi mu nzangano matiku mu madini mu biki ntuhazi, hamwe wari waramereye. Yarahagusanze y'ubwayo irizana, ihakurandura nk'urugemwe iranduye mu gihuru cy'amahwa, igushyira mu murima yihingiye witwa itorero, hahandi gukurikiranira hafi. Amina. Icyakurikiyeho yashyizeho abarinzi bashinzwe urwo rugemwe. Abakozi b'Imana murabareba, pasiteri, mwarimu, abadiyakoni, abakozi b'Imana batandukanye bashinzwe guhora bari maso ku rw'urwo rugemwe. Ni nayo mpamvu burya barukubaza w'ijisho rimwe na rimwe ukanabateguga ngo bararebuzwa, ngo barareba bakanarebuzwa, kandi barabyemererwa. Ureba urugemwe ruko rureba, bemererwa kureba bakareba n'indi ntacyo baba bari burebe, bakajya bareba ariko ubu inojire cyakizwa ariko ipantaro yo bemeze bite, ariko ni umuntu n'amutari ariko bimeze bitera, ukagira ngo barimo barengera mu buzima bw'umuntu, barimo bareba itabareba n'abareba bareba. Kuko ureba urugemwe nuko rureba. Mwabyumvise? Ureba urugemwe nuko rureba. Urugemwe niba ikiri igiti ntabwo bareba gutya gusa ngo bimeze neza, ahubwo ureba no munsi y'amababi yuko nta bindi bintu byaba birimo birwangiza, bivuga ngo uruhozaho ijisho kandi ukareba hose. Niyo mpamvu rero babakozi b'Imana bivuga ngo bareba bakarengera, ibyo bakora barabyemerera. Nubyanga uzajya aho batakureba, harahari henshi kandi batakwitayeho. Icya gatatu yakoze, icyo cyane cya kabiri nakwiye ko icya mbere yakuranduye nk'urugemwe rwambere mu gihuru cy'amahwa, igushyira ku murima yihingiye. Icya kabiri yashyizeho abarinzi baguhozaho ijisho. Icya gatatu izindura abakozi bayo amanywa na nijoro, ikababuza no kuryama no gusinzira, bakaza baje kongeraho amazi n'ifumbire. Amina. Urabyumva neza mu buryo bw'umwuka? Wabikuruye? Nanjye uyu munsi naje. Wabyumvise? Igombere kumvana mu Buhinde kubera ko ishaka ko wera imbuto. Yohani yanditse neza asoza avuga ngo intorezo irambitse ku gishyitsi cy'igiti. Igiti cyose kitera imbuto kigiye gutemwa kijugunywa. Mwabyumvise? Uko niko bimeze. Narangije kadusenga Imana. Ntabwo ndi gusengera bihana kuko Imana ntiyemereye. Imana ntabwo yigeze yemera guhaguruka batsinzwe n'ijambo ngo basenge, kuko yarambwiye ngo byamaze kuba umuhango, ngo barahaguruka ngo barihane bagataha uko baje.
n'ikimenyimenyi ubu ngubu turi saa sita ndabona rwose cyangwa zirenga ziri hafi saa saba. Reka nkubwire ikigaragara cyo ni uko urahaguruka ngo turagusengeye ku bw'inda nini, ku bw'ubusambo n'ubugugu byawe, warangiza ubu ntabwo rero kuturageza asaba ukiruka ngo utashye, wagera mu rugo n'inzara bajya kwagura ibiryo ugasanga muri salo harimo abashyitsi, ugahita uvuga ngo nimwe muretse ndabona hakiri abantu benshi kandi ubu rero tugusengeye. Umugore agataha yagera mu rugo agasanga abana be bakina n'ababaturanyi, sibyo? Yareba ukuntu ari bugaburire be akabura uko abigenza bari kumwe n'abaturanyi, agatangira kubwira abaturanyi ngo ariko mwabanaga mwatashye, ngo ubu banyoko ntibababuze, ngo mwatashye, ngo bandika imbere mwakiniye, banyoko ntibabashaka, ngaho nimutahe kugira ngo ubone uko kugaburira abawe, kandi uvuye hano uhagurutse tugusengeye ngo watsinzwe. Imana yarambwiye ngo ntuzaruhuka rwose, ntuzaruhuka uhagurutse mu masengero. Ubu rero tugiye gusengera uko Imana yanyemereye, tugiye gusengera abahiga, abahiga imihigo. Ese iri jambo waryumvise? Yego. Ubutumwa mwabwumvise? Niba mwabwumvise se urumva hari icyo ukwiye gukora? Urumva hari icyo rigiye guhindura mu migirire yawe ya buri munsi? Ese urumva hari ibintu bishyashya cyangwa wari wararetse ugiye gukora? Niba wumva bihari urahaguruka ubivuge mu muntu, ubivugire imbere y'Imana nk'umuntu mwiza, hanyuma uzabishyiraho. Wowe urasenga ubwira Imana ibyo ngibyo uhize ugiye gukora, nanjye ngasenga ngushinganisha amaraso ya Yesu kugira ngo imihigo uhize uzayigire. Ntabwo rero tugiye gusengera abatsinzwe batabikoraga, ahubwo tugiye gusengera abafashe ingamba nshyashya, abafashe imirimo mishyashya. Wirinde kubeshya Imana no kwibeshya ngo uhige ibidashoboka, ahubwo uhige ibishoboka. Wirinde kwiteza idini uvuge ngo Mana mugiye kugira urukundo, ibyo ntibisobanutse, ahubwo usobanure ibikorwa bifatika ugiye gukora, kuko urukundo rugaragazwa n'ibikorwa ntabwo tubivuga. Niba uzagemura abarwayi ku bitaro buri wa gatanu cyangwa ku wa gatanu ariko mu kwezi, niba uzasura abafunze, niba ugiye kugenda imyenda yawe ukambuka ba bandi bose bambaye ubusa, niba ugiye kugenda ibyo kuko urabizi, cyane cyane ko ubutumwa bw'ubwiza kuva mu ntangiriro zawe. Ngaho niba urimo rero banza ibikorwa byose utekereza ugiye gukora. Niba wumva wumvise ibyo ugiye gukora ukaba ugiye guhaguruka ukabibwira Imana, urahaguruka mu mwanya wawe ubibwira Imana, hanyuma usenga Imana ubivuga, nanjye ngusengere ngushinganisha. Ngaho haguruka mu mwanya niba bihari. Reka dusenge Imana. Reka dusenge Imana. Uwiteka Imana nkuru, Imana y'ubuntu, Imana y'urukundo kandi Imana y'imbabazi, mu izina rya Yesu Kristo ryari twahakirizwamo, rya zina rikomeye Papa, amagambo yawe n'ubusitani bwawe abantu bawe barumvise kandi barumviye, ikigaragaza ko bumwe n'uko bahagurukirwa no guhingira imbere yawe. Wowe rero uzi imitima kandi ukayirondora, ndetse ukumva byose kandi ukabera hose rimwe. Ubu buri wese uri muri ubu byakugisha akanwa ke kandi atekereza mu mutima we. Ndamushinganisha amaraso ya Yesu kugira ngo umuntu wese uhize azabashe guhindura imihigo ahize, kandi agere ku ibanga ry'imbabazi nk'uko wanyemereye ukambwira ko umuntu wese uzahigura ari bwo ibanga ry'imbabazi azabasha kuribona, ari bwo imbabazi zawe zizamwomaho iminsi yose, kandi kuzibagirwa ibyatambutse byose bigahinduka bishyashya. Kandi wambwiye ko igihe cyose azajya ataka agatakamba uzajya umutabara vuba na bwangu. Papa, bikore nk'Imana, abo bose bahize bazabashe guhigura, hanyuma nawe uzabahe ibyasezeranijwe mu izina rya Kristo umwana n'umwami wacu. Amen. Ndashaka gusengera abandi mbere yuko dusoza, ndagusengera abantu baba bifuza kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. Waba urimo utarakira Yesu, ukaba wateranye gusa bisanzwe, aka kanya wowe ukaba ugeze n'abandi bavuye ngo ngiye muri cya gihugu, hamwe udashobora kwereka kuko ukiri iwanyu mu mubiri, ukiri umuntu badafite ibi, aka kanya ukaba wifuza kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Ndaguha umusanzu wa mbere wo gusengera hano, umusanzu wa kabiri barakunyandikira ku gapapuro, hanyuma nzajya gusengera
nguhaye kare. Yesu aguhe umugisha mwene data. Yesu abahe umugisha, murakoze cyane. Nawe ngwino wisigara. Ni inyungu zawe, nawe ngwino wisigara. Ngusengere kandi nguheke mu masengesho. Cyane cyane ko benshi bajya babigerageza bikanga bikabananira. Iri ntabwo umunsi wawe n'uyu ugize amahirwe ashobora kuzakugora kongera kuyabona, kuko aya ngaya ari amahirwe akomeye cyane. Nawe wisigara. Ubwo turasengera abangaba ntabwo tuhateze. Niba usigaye uguhombye arihombeye, abahombye nibo bamenya gutya. Reka rero tubegere dusabe abakozi b'Imana bigiye hino, ariko nawe ntiwakujya gusigara ngo wiheshe amahoro. Uri mu idini urumva ari ibyo ntibihagije, uri mu byaha, uri muri kamere, uri mu bintu bitandukanye, yasigaye mu mwanya wawe ntabwo ari iki. Nyamara wihesheje amahoro, nyamara uzifuza kongera kubonana nanjye utari ukuntu. Ntabwo Yesu muzatandukana, ndetse ko dushobora gutandukana uyu munsi igitangaza, ariko uzifuza abaguhera. Uzifuza abaguhera mu masengesho kandi tuzabona bizakugora. Wari ugiye ubuntu bwo gukora, ubonye uburyo bwo guhera. Ngwino Yesu abahe umugisha barimo kuza. Nawe ntusigare, abarimo kuza si uko bagayitse biragura ko badasukuritse, nawe ntiwagumye gusigara guhesha amahoro. Reka dusengere abo ngabo. Yesu aguhe widukereza, ariko niba wumva tsinda ibyo biri kubwira ngo yicare, hari ibirimo kukubwira ngo baraguseka ngo ntabwo uri gukina wacu, bitsinde nawe uze widukereza. Kuko nitukunze gutegereza umwe umwe azi ukugukwe, turimo turakererwa. Banguka nk'uwitabara nk'uhunga. Saba Yesu abahe umugisha. Reka dusengere abo ngabo. Ndabanza mbaze aba ngaba bari hano bapfukamye, na mushiki wacu ndabona imaza, nawe urasigaye kandi urakuza. Yesu aguhe umugisha. Nawe ntusigare. Reka tubaze aba bapfukamye. Hari abari barabatijwe mu mazi menshi se muri mwebwe? Mwami Yesu, uyu munsi ndakwemera, nkwemeye nk'umwami n'umukiza wanjye. Mvana mu gitabo cyo kurimbuka, unshyire mu gitabo cy'ubugingo. Niyemeje kugendana nawe, niyemeje kujyana n'itorero ryawe, niyemeje gushyira ku rugo rw'ibyo ushaka n'ibyo ushima. Amen. Uwiteka Imana nkuru, Imana y'ubuntu, Imana y'urukundo kandi Imana y'imbabazi, mu izina rya Yesu Kristo, abantu abo barabonetse, babonetse muri cya gise cy'amaraso ya Yesu. Ni ukuri nk'uko twese twageze ahantu barahageze, bandika akanwa kabo wakwiyumvise ko Yesu ari umwami, kandi bamwemeye nk'umwami n'umukiza wabo. Uhereye uyu munsi ubavane mu gitabo cyo kurimbuka bashyire mu gitabo cy'ubugingo. Bagire neza ineza yawe bayibone, ubabe hafi ubegere nk'uko imyenda yawe begereye, kandi mutegeke mwiza igihe cyose batakambije batabaje, ujye ubasubiza vuba na vuba kubera ikuba yawe. Bikore n'Imana byose dushaka no gushima mu izina rya Kristo Umwana w'Imana wacu. Amen. Reka mugare muhagaze igihe basabasengere, ariko nawe waba wasigaye waraguye, wenda baraguheje mu itorero, cyangwa se umutima wawe ukabibusha ko waguye nyine. Niba utaraguye ariko wenda si ko waguye, wahaguruka mwebwe mugakomeye ku mahoro mutwaranyije, aho babagiye gupfukama bawe babiri. Nawe wari waraguye ngwino. Niba wumva waraguye, baraguheje cyangwa waraguye wumva wari kupagara mu mutima, urumva wambaye n'umwuka yo ko waguye rwose, nawe ngwino upfukame twashyira musengere. Niba ngombwa, niba nawe ufite ibyifuzo bya gasengero, nawe barabishyira ku rutonde, si ikibazo, ariko nawe wiyumve n'Imana. Nizere ko udasigaye, kuko imbabazi zari ziri aha ngaha. Karibu pasiteri. Haba harimo abarwayi se? Nk'uko twose, ahubwo turasengera indwara za zindi zamaze kunanira abaganga, za zindi wagejeje kwa muganga bakakubwira ngo yewe ntibigikunze. Niba wumva iyo ndwara uyifite kandi ukumva ufite kwizera muri wowe, urahaguruka mu mwanya wo gusenga Imana. Byose bishobokera uwizeye, birakubera uko wizeye. Uyu munsi Imana irashyira neza ku burwayi bwawe niba wizeye Imana ko Uwiteka Imana nkuru, Imana y'ubuntu, Imana y'urukundo kandi Imana y'imbabazi.
Yesu abaho umugisha mwinshi cyane. Tugushyize hejuru, turaguhimba